nase Kereva ugiye kubona ukuntu ukunzwe n'umukobwa uri muri Amerika cyangwa mu bindi bihugu ariko atazi ururimi rw'Ikinyarwanda ari umuzungu se ari umuzungu kamana yese nejo cyangwa nabo umuzungu ariko atazi Ikinyarwanda kandi ashaka ko mukuvugana kandi amashuri yawe warabwe ngo wize ngahe Kereva yewe nubwo ngo wize amashuri menshi ndashaka ugiye kuvuga nitwa Kereva uturuka i Nyagatare inshuti zanjye ndabakunda Imana ibaho umugisha nibyo byonyine kiraho bivuge mbisubiremo aha ngiye ujya mvuga uzaga ugenda ubisemura ujya kumusemuzi wanjye bonjour madame monsieur oya bonjour madame maîtresse bonjour monsieur monsieur n'umugabo sibyo yego maîtresse umugore yego wowe ushaka kujya kunyara inkari zakuriye watinya kuvuga bavuga gukira ntongibuka ugabaye gutya gatoki pardon maîtresse pardon monsieur je vous demande la permission d'aller à la toilette yes dura mubyeyi mukorana mubyeyi ukorana Kereva nguwo nguwo niwo Kereva ayobora ni urakabyara uhinguye umukozi dore niwo Kereva ayobora dore nguwo ufite neza ufite amataye niwo nkunda aba afite taye française nabwo nta kibazo babiriraho yego ariko abaye nyine afite amataye mba afite munazero niyo atafite asa neza nta kibazo aba yirabura kwirabura ko bari igikara yirabura cyangwa ari inzobe akongera gukunda inzobe cyane yego none Kereva umukobwa nakubwira ngo nyoreza amafoto yawe kuri telefone kuri WhatsApp uzabigenza ute zabigenza nte abakomeje kudukurikirana turabashuhuje kandi tubifuriza amahoro y'Imana abari mu bice bigiye bitandukanye by'isi abari mu Rwanda abari mu mahanga atandukanye turabashuhuje ni wa muhungu wanyu Damatsiko ugarutse imigambi turabakunda umunsi ku munsi tubashimira uburyo mugenda mukurikirana ibintu byacu dukora kandi ni inkunga yanyu ikomeye muba muduhaye yo mukurikirana ibyo dukora kuko mutabireba ntabwo ejo twagaruka ngo dukore ibindi tubabwire ko muri aba boss beza kandi aba boss badukunda aho muri hose mwiha amashyi tubakuriye ingofero muri abantu bacu b'agaciro twagarutse rero turi kumwe na muvandimwe wacu inshuti yacu yitwa Kereva tumusanze hano ariko akaba yari yamamagaye kuri telefone ambwira ati ndagushaka uzaze usure nagaruka kunsura hari abantu banjye batameruka ashaka kugira icyo mbwira none twaje kumusura tumusanze ahantu muri jardin arimo akora akazi agiye kutubwira mu icamake aka kazi arimo akora se niko kazi yabonye arimo akora ese n'ukwanga kwirirwa mu rugo kwirirwa yicaye akaba Kereva wirangara akaba yanga yuko yirwa yicaye mu rugo akaba aza hano kugira ngo avuga ati ayo nakinjiza yose ariko navuye mu rugo Kereva turakwakiriye kuri Veda TV biragenda amakuru neza nagarutse ukaza neza Kereva bimeze bite se twari tugukumbuye nkumbuye abantu bayo babonye filime yanjye nyine mbona barayikunze bimeze neza ariko bimeze neza yego none Kereva hari abantu benshi ari filime imaze isohotse ejo bundi isohoka utarimo abantu ko ati Kereva wacu Kereva mutuzanire Kereva none ngize n'amahirwe naraguhamagara musaba ikiganiro bambwira ati ndi tayari uzaze ati nanjye nibyo nashaka kubwira abantu banjye ariko reka dushime yuko uba wanadutekerejeho ukavuga ati muze abantu banjye bambone sibyo Kereva ngaho gira icyo ubwira abantu bawe abatakuzi bakijya kwicano ubibwire nyabyo wenda mu icamake yawe ntabyo mbibwiramo baranze n'ubundi ariko ni Kereva nk'uko mubizi murabimenyereye harimo akagofero mbubahe ariko ndabona warabaye musirimu simba i Kigali wa Kigali umuze utwo turinete n'amaso cyane banzure bisa disco
iyo izo rinete ni iz'amaso n'umurimbo bimeze bite? Ni iz'amaso ariko n'umurimbo rero nicyo byaba bitwaye. None se byaje biti Ugize urwaye amaso kugeza i Kigali? Oya nanyarwaye ko nta mbere kutazambara. Mbere ugura rinete no kuruzihenda. Nyine mbere kutazambara. Nta mafaranga nefite kuba nazigura. Nazigura ngurina. Ako nazigura itone. Mbyerekana. Ngenda naha mu gakapu kanje. Ndazerekana rwose. Kereva ibyo nyine. Kereva ibyo ni ibisetso. Ibintu byose tazananga igihamya. Ntago ari ibisetso. Yewe. Urumva nyine kantu. Aka kantu. Muganga arambwiye aho twaziguze. Wonge ngafata abikwereka. Abantu ko bavuga ko abantu barwara amaso bari abakire Kereva. Ndwara ifata mwikofi cyangwa ifata nk'umuntu. Abantu ko Naga ndwara ifata uko. Abantu ko bavuga ko abantu barwara. Kereva ko tukubona bwa mbere ishuro zose twakuranye. Utari wambaye rinete. Rinete bazinguriye ejo bundi. Nizamo hano. Nyine warwaye amaso ugiye iki? Donde warakano kano uzikiro kamaze. Ukameshesha amazi meza n'isabuni. Ukakanika. Ukahanaguza mu birahure bya rinete. Yego. Kugira ngo kijyemo mikorobe. Urumva ngenda kagendana. Kereva umuntu wambara rinete ukora imirimo ngusanzemo. Reka kifunga. Ako nta kibazo. Nta kibazo mama. Umuntu wese Kereva iyo abantu bari kubona uri gukubura hano muri uyu muhanda ngo ubonye gukubura. Nizo rinete bambaye rinete bavuga ati uyu mukire ni bwoko ki? Yega abantu bambara rinete tuzikora abakire. Ntabwo ndo mukire pe. Nangiye kwiyemera Imana y'Imana. Ariko urasa neza. Siki biceye. Njya gatatu ku munsi. Simba mu nzu nkodesha. Nkaraba amazi ntaguze. Yego. Mfite amahoro ni gute ntasa neza. Cyane. Shati keza gacongo. Ayibonye. Kereva ngagira icubwira abantu tugusanze hano mu kazi aka nakazi cyangwa waje muri siporo. Siporo zo mweyo. Nawe ni imirimo gukura n'ibintu menyereye. Oya ari igihe ubugira ngo n'amafriti yira mu mamaruke. Waje muri sha. Nyirago siporo izo nakoze ikera zizansajisha. None ururi muri siporo ururi mu kazi ururi mu biki? Nende mu kazi. Byaje bite sivi? Akantu ni heza shaho. None se filime uraziretse ugiye gukubura imihanda? Ze gukina filime bivuze ko umburamukuru ntukore imirimo mu rugo cyangwa y'ahandi hantu. Oya nawe. Bavuze ko bazampemba kera. Mu gihe batampemba se ntabwo ngomba icyo marira igihugu. Yego. Cyangwa umuryango mbamo. Yego. Ayo mafaranga asaba amabebe arayakwaka wakoreye? Nese ubwo n'icyo ko nyakorera. Suri gukorera ubusa. Wenda n'umusada. Ibanza kambaza ngo hano uhakora iki? Ngaho tubwire mu icamake. Muhaye umwanya. Hano rero ngewe mama bebe yarambwiye ati rero dore muri iyi minsi uko amaze iminsi afite umwana urwaye nawe ararwaye Imana imworohereze. N'abantu bamukunze mu musengere. Yararwaye ko ntabwo bikabije kubera Imana azakira. Imana imukize nuko. Yego. Ngewe navuze ngo ntago mba mu nzu nkodesha. Yego. Njya gatatu ku munsi. Yego. Amazi nywa n'uburiri njyamo byose ni furi. Yego. Nsa neza. Rero ndakubwira mama bebe rero amaze iminsi afite ibibazo. Urumva? Umwana yararwaye we nawe ararwara navuze Imana imworohereze n'umwana yarakize. Igihe ikibazo cy'uko atabona amafaranga avuga kuko abantu yego bakuyakubura ntabwo byose bigenda neza. Ni nakubiye kubushize ko ari unashaka kunkura byo kujya nkora. Rambwa ati rero muri iyi minsi bidakunze ujya wiruka mu rugo vamwe cyangwa uzajya wikorera gake ko nyine niba ubishaka nta kibazo ntabwo nakora akazi none akazi nakoze ni kenshi ntanahembwa reka nkore akazi njyana natane ura mfite amahoro nza gukora aha ngaha nyine muri iyi minsi ntabona akazi ko ntabwo uvuze ko ari akazi nyine ariko nshingiyeho ndagakora nyine bafite bamemba ariko ntabwo ndahembwa ukwezi kwa mbere numvise na menshi ariko uzasanga ugatasanga he nza hano ubona ko nsanze aha ngaha saa yine kamaze nde kuri disiko siyo saa irabara Kereva kande kuri disiko nayize ukwezi kose ubona saa yine kubona ko zibura iminota 9 saa 3:59 ubundi ubarira kuri utu tuntu duhagaze barakwigishije barayingije bomba nyine nza hano mu gitondo saa 2 nkaba nahageze yego saa 5 nkaba nditahiye ubundi usanze ngiye gutaha yego ndi kiongozi yego
ntabwo ajya bankoresha. Mukora n'abandi bantu hano cyangwa ukora wenyine? Hari undi muntu dukorana se ko yari yagiye hirya nyine ngasigara hano njyenyine. Ubusitani mwe mu bukora? Ni jye uhashinzwe. Ni washinzwe. Abaze mu Kanogo bwa busitani bwo mu Kanogo ni Kereva ubukoramo. Chef de quartier. Nimugera hano umuntu uzagera hano mu Kanogo ubusitani buhari uzahamagara Kereva kuri telefone. Kereva uza kuba utaye nimero yawe, umuntu uzanyura ku yabonye ikiganiro azaguhamagara akanagusuhuza ku cyapa kiva Nyabugogo. Yego, bayobore nyine bayobore abahantu ukorera hano hantu se ko ntahamenye. Uyu muhanda uca uhita kwa Rasita ugatubuka Nyabugogo. Yego, hano ni muri rompuwe umuhanda ujya Rwandegisi ujya Gikondo n'ujye mu mujyi. Yego, wowe uri he? Muri iyo jaride yaho iri iburyo uturuka Nyabugogo mu cyerekezo cy'amaso uturuka Rwandegisi. Yego, nako haragaragara. Yego, aho niho mba ndi. Ubwo turanamamaje. Yego, twamaje aho Kereva akoresha jaride de Kereva. Ushaka amafoto meza babwire. Ushaka amafoto meza hano wahifotoreza video umeze neza gutya fresh. Urumva wifatiye ifoto hano hantu ni heza cyane. Ufata Kigali utangira kwamaza ibikorwa byawe. Urafata Kigali ariko ni heza, by the way, ni heza. Ndabona rwose ari amahombezi meza. Umuntu ufite stress mu mutwe agomba kuza akamedita akaza akitekerezaho. Umugore yateye stress nkanjye ajya kurindagira aho yica hano muri jaride ntabwo akaza ukanamuganiriza. Ntabwo nzakwishyuza cyangwa ukizwe n'undi muntu w'ahandi. Ni wowe uhayobora? Ni wowe hashinzwe hano ndahakora nawe yewe. Kereva urashimishije n'ukuri. Ubu ushaka uzaga gukenera ajya afata bisi musige ku cyapa hano ubona uhita undeba cyangwa bajya bahamagara bati hagara ku icyo cyapa ndabona kureba nze ngufata. Hari n'icyapa kindi cyanditseho International Airport. Akunze mpamvu bashyize airport kandi nta kigo cy'indege gihari. Ushobora kuba umuntu wagishyizeho waribeshye ngira ngo. Ni ukuvuga ngo ukiva kwa Rasita ugiye kugera kuri ropo yo mu Kanogo icyapa gihari. Uturuka Nyabugogo ujya ahantu hari ikiraro bita ku Kinamba. Ukomeze ikiraro gicaye hejuru y'ikindi. Uca munsi yacyo. Yego, uwo muhanda niwo uzagutungura. Niho Kereva akorera. Umuntu ushaka Kereva ajya ahamagara Kereva. Ako yagize undi kumamagara mbere yo kuza. Yamba nasibye. Ugira iminsi ukora? Kare se mashaka kurindagiza abantu yigo nyine. Iyo minsi ngo. Kereva ni ukuri turishimye. Cyane inkumbuye abantu banyu we. Nibyo. Ubwo ugiye kubabwira imigabo n'imigambi ariko mbere na mbere mbanza kwihanganisha Mama Kabebe. Ni ukuri pe. Ni ukuri mu musengere Mama Kabebe twaravuganye arambwira ngo ari mu bitaro ku Ruyenzi ngo niho yari arwariye yari amazemo nk'iminsi nk'itanu. Ariko twagiye mu rugendo tugeze ku Ruyenzi urumva afiteyo famiye umwana we. Yego, hatuye. Yego, kubera impamvu runaka ahita arwara nyine bagomba ko ariho ahita arwarira. Yego, rero mbanze guhita bamuzana i Kigali numva aho kiri. Nuko n'ibibazo ariko Imana izabyoroshya. Imana imworohereze. Mama Kabebe aho uri turagukunda cyane kandi Mama Kabebe yabonye inshuti hano kuri cano nawo mumusabire abafite nimero ze mumuhamagare mumwihanganishe ariko nimumubwire ibintu byinshi cyane. Yambwiye ko hano bamuhamagara bamubwira ibintu byinshi cyane. Nubwo bamubwira nyine ari ngombwa makeya kuko nagameze neza. Yego, none Kereva aka kanya i Kigali igihe imazemo ubu noneho ubu ufite naho ukorera aho ubarizwa? Nakweretse niho turi muri ville. Ikimenyimenyi dore hano ruguru ni mu mujyi. Hano bita peage, hano kwize feruje ni za peage bayita peage. Ako bita Sopatarade ni hehe? Ni ruheguru gato. Niho uzabahanyereka. Noneho ubwo rukuvuga wowe uri kati gute mu mujyi hagati bahita muri ville de Kigali. Ni ukuvuga ngo ubu tuhageze ahantu muri iyi minsi uri kubyukira nawe byuka nk'ugiye mu kazi. Ndetse ngiye mu kazi. Ngombye ko ugiye mu kazi. Mba ngiye he? Mba ngiye. Ariko ugiye mu kazi mama. Ngiye mu kazi pe. Ugiye mu kazi. None Kereva, none urateganya iki? Ubu buzima urimo wa muhungu we uraza kuba mute? Uyu mubyeyi kubona ari kwirwarira ese urakomeza umurushye? Ese Kereva ubundi ntabwo uteganya gushaka undi mugore?
reka nkubaze si umuntu wanjye se ubure se sibyo ako bushize naguhamagara kubwira nzakuganira hari icyo ndakuzakubwira ariko uzi ko ari byo naje rwara twaburanye kubera ibintu uranambwira kare ejo nimugoroba bwarambwira ati kandi usanga ku kazi ase Kereva ushaka bose musanga mu biro nabwiye motari ati ngiye mu Kanogo tate mu Kanogo ati hano mitamo magati se uko ngushaka nguye inkuru beza abandi ngiye ku kazi kwa Kereva aho Kereva akorera ati Kereva mu byo ukoresha ikigarati Kereva sabanya akazi umataranzi motari yese mwana ari umuntu ugiye gukora ikiganiro witwa Kereva ati kandi wenda kuzi ko wajya nkumva ati Kereva yabonye akazi uwo motari ubwo yaje n'ubundi cyagiye ubona ashaka kukureba ntabwo namenye ibyo aribyo mbaramusuhura niba muramutse pe nuko Kereva ngaho tubwire rero ikintu wari waduhamagariye ubwira ngo urashaka numva tuganiriye umwanya reka nkuganize nanjye ikindi kintu ntabwo nguca mu ijambo urakoze cyane ntabwo nguca mu ijambo mu minsi ishize naganiriye n'umukecuru mama bebe uriya wita mama ariko cyangwa mwise mama bebe ari mama w'umwana ni mama w'umwana yego mwita mama bebe yego naganiriye nyine n'umubyeyi ndavuga ni rero ubona ndi mukuru ubwo atari cyane ko mfite impamyabushobozi y'akarengane mfite impamyabushobozi y'ibibazo yego ndi umugabo komeza kuba ahangaha biragoye inkurushya nkuvuna afite inshingano nyinshi hajemo uburwayi hajemo amashuri y'abana hajemo buri kimwe cyose ni ibibazo birebire abana rero ndashaka ko tuganira nkahindura ubuzima nkabaho kigabo sinkomeze kubaho cyane ntabwo ati ushaka kubaho gute vuba ni inama nk'umuntu mukuru nk'umubyeyi nyine wowe wantanze kubona izuba unganirize umbwira ibyo ngomba gukora n'umuntu ngomba kugenderamo kandi ndabikubahira turaganira reka nsimbutse aho tuvuga ko ngomba gushaka kumbaho mu bundi buryo nkubaka umuryango yego ntabwo ngo nimbona umukobwa mwiza ufite imico myiza nzamushaka niko akubwiye yambwiye ngo banza ufate iyo tasika yego iryo jambo ryavuye ngo banza ufate iyo tasika nuko yambwiye nabwo ni gute ngo banza ushakishe umukobwa mwiza umurambagize atebane ngo muhuriye mu kazi hariya mu Kanogo ngo numve ngo mwabanye ati ibintu simba ishaka niyo kubaho ni mukuru n'akazi kawe avuga ati nabwo rero sinzi kurambagiza sinzi no gutereta niko namubwiye arambwira ati muri byo bana biyizana uzamubona nabwo nzi ko wenda bazi ko mfite umwana abakobwa bazana umuntu ufite umwana koko umuntu wabaye gutya koko bashaka umuntu w'umusirimu ubuzima bwiza urumva mu gihe ngiye wenda bafite ibindi natekereza yego arambwira ati humura bizakunda uzambwira tuzabwire Migambi ni umunyamakuru azagufasha kurambagiza mbegere ndakubwira atariko uzitonde kandi ko kwitonda ni ngombwa kandi n'undi nibona huye n'ibibazo by'umugore sivuze ko n'undi mvuye mu buzima bw'umugore niba imodoka ikugushira bivuze ngo imodoka ntuzongeye kuyigendamo yego niko bigenda sibyo se yego nibyo nawe n'abandi bajya bambwira wanjye inama ati rero nuramuka ubonye umugore nzagukoreshereza ubukwe bw'igitangaza yego nzashaka inshuti zanjye n'abantu bankunda bantera inkunga gukoreshereza ubukwe bwiza niko yambwiye pe yego simubeshyera yego yego ubu urashyushye ntabona umugeni yego ariko abana yise nijoro ubu ni ukuvuga ngo Kereva agiye gushaka agiye kurambagiza ashaka nyuma wa muhungu we ibyo bintu ugiye kwijandikamo urabizi ni bibisi ngabambwira ntufite umugore ndamufite kuki se umuvuga bamwirukana mwirukana ese nzi ko ziri abakobwa n'abagore none utangiye kujya kubijandikamo ubu ngubu nugenda inkweto ikakurya ntabwo uzongera kuyambara ugendesha ibirenge ubona uko inkweto yakuriye mwabantu mwe mwandike komenti mubwire Kereva mumubwire niba ngo nimuntuke
nimo nkosora wenda niba mwumva nabivuze na cyangwa se mu buryo butari bwo mumbwe mu kinyabupfura rero mwandika comment ko Claver ashaka undi mugore nona cyangwa baretse abahahamutse nkanjye bavanga uburetse ndabizi oya itonde Claver uza kubenshomera umbwire abahahamutse Claver ashaka umugore nona hari wavuze ngo uburyo cyakigano cy'ubushize ni benshi ngo uwo mukobwa ngo ni queen ngo nubana nawe uzahita upfa ngo wase namugira uzahita upfa kandi muri comment birimo ngo uwo mukobwa ngo ni queen mubana ngo zakwica wase namugira umugore ubwo sabonye mubana ngo katenye bugogo ngo urumva ngo kare nguri ikigori gino sinakubeshya ngo wese umwizera akanye ngo wese umukobwa gwe mugiye kuriya asona queen yagukunda muri Claver sona ago narayo umutima wese wewe wamukunda nawe icyo kibazo kimubaza wewe wamukunda ubona ari ngibaye ukibona queen yabaye umugore yakubwiye ngo agukunda adakina wabigenza ute ikibazo no kumenya ko adakina cyangwa akina ikibazo ariko nyine nta kibazo pe se ko atari umukobwa mubi yego ntabwo queen ari umukobwa mubi kabisa ubona yakwemera ndetse ndamugaye yanyaga kubera iki akora ubona mutajyanye tutajyanye gute nk'urugero bashobora ako gatwe kawe agatwe kameze nk'akabuye gategura ubugi bakabyara we uginge se gutukana utuka abantu batumiye nako ni abantu numi wasanze hano ukunda kuntuka mu gutega gategura ubugi ingofero kagabona buriya bugofero bwako wakihoreye ariko Claver ni umuntu wanjye tuba dutebya Claver kagabo kamenya kandi kagabo kamenya kandi sha Claver we turamenyeranye hazagira unyishinga akubwira ibyo bintu zamurakarira aha arakara se taho ariko ashobora no kukwemera akara kanyanga akogwa ni bahari se ashare ukwebaza gwatega gatwe nubwo reka yavuze kabe gategura ubugi gafite ubwenge kakubaka ukabona abakobwa bashaka kubaka n'abashaka uryoshye aha nose Claver ugiye kubona ukuntu ukunzwe n'umukobwa uri muri Amerika cyangwa mu bindi bihugu ariko atazi ururimi rw'ikinyarwanda ari umuzungu se ari umuzungu akamana yese nejo cyangwa nabo umuzungu ariko atazi ikinyarwanda kandi ashaka ko mukuvugana kandi amashuri yawe warabwe ngo wize ngahe Claver yewe yuvuga ngo rabize sha wize narize anga Claver wize amashuri ayo ngo wize no amashuri yitimaranira za seraye maranira kumenya wa munani nize mu Kibeho kwa padiri yego nibikibo nawe kwiga kibora mwaka ndamujya mu Kibeho myaka ni myinshi cyane nyine wize amashuri angahe menshi ariko ntago nayabaze ngaho ndashaka Claver aka kanya tureke gukina hari umuntu uri hanze avuga ati uyu mugabo cyangwa se sinzi uko kwita uyu mugabo cyangwa kagabo hangane ukoresha imvugo nziza hangane ndavuga imvugo zose izo abo bantu bakuraba turebwa n'abantu batandukanye hari ukwita umugabo kwita kagabo wita kagabo ntago ni short urumva Claver avuze ati namuvugisha gute nakumva gute kugira ngo mvugishe kuyambugisha gute ubundi ndashaka yanjyana i Burayi se urashya ninjye uyoboye ikiganiro ubwo uri mu bwatsi bwawe urushya ndashaka ko ntaba mu Burayi usuhuriza abantu mu Gifaransa ubibwire ubasuhuze mu Gifaransa mu Cyongereza zubwiye ngo wize amashuri menshi jamais de trois nubwiye ngo wize amashuri menshi ndashaka ugiye kuvuga nitwa Claver uturuka i Nyagatare inshuti zanjye ndabakunda Imana ibaho umugisha ende byo byonyine kiraho bivuge mbisubiremo aha ngiye ujya mvugo uzanga ugenda ubisemura ujye kumusemuzi wanjye umusemuzi uvuga igifaransa nanjye nkisubiremo oya uzaga umusemuzi uruvuga ngo wize amashuri menshi sikuvuze wa mugabo we
ushaka kumbaza ibintu bikomeye ese nize kera unuka mu ishuri ryayo ngaho suhuza abantu batazi Ikinyarwanda bazi Icyongereza n'Igifaransa aka kanya mwaramutse mwiriwe ujye uzagubivuga unabyisemurira ibyo uvuze bonjour bahera tangira usuhuza itugishyira mu Gifaransa okay urivuga nimbyita baranuka mwana oya nawe gutuka baranuka pe nose barakubaza ibyo udafite bakubaza ibyo udafite ngo uyu muntu urinjije ntabwo mbyibuka baba bakugora niba ukaba mu Gifaransa kera bantu mu mureba nimutuke Kereva agiye kuvuga ibyazi nta muntu nanga pe nuko ni muntu hano batukana pe ava babwiye ngaho twagiye Kereva njye kubanza mbere ko tuntu nyine twayaga tuvuga kera ndahita nkomezaho nanasuhuza nyine birakangura ubwonko sibyo byiza buriya yego hari ubwa tugiye gusabaga bushya kera nanjye mwana muyinjiye yego tugaye duhaguruka yego ako sindi bahaguruke bonjour madame monsieur bonjour madame itonde hasi ntukamvugiremo tatuma myica tukongera bonjour madame monsieur hoya bonjour madame maîtresse bonjour monsieur monsieur ni umugabo sibyo yego maîtresse si umugore yego wowe ushaka kujya kunyara inkari zakuriye watinya kuvuga bavuga gukira ntabwo ngibuka ugaruka gutya gatoki pardon maîtresse pardon monsieur je vous demande la permission d'aller à la toilette yes ugenda gutya ukabisa waguruka urumva ugomba kwamwibuka neza nyuma ya saa yine tugahita twiga seripa inzoka le chien imbwa la vache inka avance à gauche gata subira inyuma gutya natwuka neza ngiye kwivuga nashaka mbyici yego pako wansaba imbabazi ko batari buntuke oya naho kotuka mwihangane mutuke Kereva yego je m'appelle Pierre Clever ibyo nicyo nibuka nta bindi navuga keretse mu Cyongereza wenda yego urakoze ngaho twagiye mu Cyongereza ndabikisha ariko mvuze ibintu byinshi oya ubu umuntu uvuga Igifaransa yabyumvise icyo ushaka kuvuga yatabye icyo ushaka kuvuga yabona ko mwaganira yego merci beaucoup yego turunkutwa yego aha ngaho twagiye mu Cyongereza Cyongereza ariko ari Igifaransa n'Icyongereza cyumva cyane cyugerageza cyane ni iki dura umubyeyi mukorana umubyeyi ukorana Kereva nguwo nguwo niwo Kereva ayobora urakabyara uhinguye umukozi dore niwo Kereva ayobora dore nguwo mureke dukomeze mu kintu muri yego ko dukomeze mu ndajya mbereke umuntu uyobora yego nawe rero ugira urwenya rwinshi ntabwo yagura kucaho namweretse abantu nta kibazo kandi nawe uvuze n'ubundi urabivuze ko hari n'undi muntu sawa ngaha tubwire Kereva tubwire good morning my people my name is Peter Clever I wish all the best for watching my video from Ngambi TV, Vena TV2, Inasha TV, and so on. Thank you so much, my fans, my people, my brother, my family, my friend. Reka duha amashyi Kereva Ninya mwisunzu oya urabizi nagerageza wagerageza ubu ngubu unizera abakubonye ariko nanjye ubutari ukuru mbyumvise nuko ntabizi na Kereva ngubu nyuma ye yarimo areba uko bose ukora ikiganiro bagiye kumugura igihe gito nahita mbimenya bahita ukimenya yego mama none Kereva uragira ati mfite ubukwe ntabwo mfite ntabwo ndabona umufiance nimbona fiance yego nyine muri mukecuru yarambwiye nubona fiance nkamushima tukamushima tukabona mwana mwiza nta kibazo umukobwa wandi uzamutungisha iki Kereva hari ubwo nzajya nirirwa mwikoreye uzamutungisha iki wa muhungu we ese ntabwo mfite akazi
okay. akazi bazamana inzu bagiye bazamana inzu ko mu Kicukiro ko Akimana kaza imvura ise ujye ureba ibyawe baguha inzu hanyuma deni nagushakira icyo ukora ubundi nawe ubwo uzashyira mu gaciro nk'umuntu w'umugabo rero urumva nyine niko gahunda zimeze hari umukobwa w'umurundi kazi wanyandikiye wanditse muri comment zanjye ko ntabwo yampamagaye yarambeshye ntabwo wewe n'abandi benshi abantu bavuze ngo ntuye hehe ntuye Igikondo niho dutuye wowe urahazi Igikondo yego none Clever watanga nimero zawe akakanya hagize umukobwa ukubenguka telefone kizahera niyo ko naho ndo umuntu wageza aha hafi Clever ariko Clever we kabererekera abantu imodoka ari umuhanda dore cyapa ni kiriya imodoka zaga basigamo muje kora Clever wari kuyiri haboyo wari cyapa ni kiriya yenyibura dore Clever agarutse agiye kuvuga nimero kugira ngo umuntu umukenera ajye amuhamagara n'umukobwa wamubenguka cyangwa umugore waburaniwe ahamagara Clever ta uraburane asubona ko nabo rero bashaka umugore urumva umukobwa mfite umwana ntago pana umugore waburaniwe watumva mu kiganiro oya humura oya humura kuganira nawe urarengera umukobwa mwiza nyine koga w'inzobe Clever n'ubwa mbere yivumbuye Clever igihe dukoraniye n'ubwa mbere ushatse kwigendera mu kiganiro ntabwo umukobwa waburaniwe urumva ngiye nshaka ibihumura oya nshaka umukobwa ufite ubwenge wakubaka urumva kandi mwe oya ubusa ndi mubi cyane ku buryo nta muntu n'umuntu unyemera umukobwa mwiza ariko hari n'abagore beza ta oya ntabwo ushaka gushaka abandi udafite umugabo gukitwa umugore wese kutuwe n'uri umugabo yewe abana da umupfakazi se yasha ndi umwana muto wese nuraho ako ndi umwana mutoya so umukobwa afaka kujya kanyange ntacyo reka tuvuge umukobwa mwiza umukobwa so umukobwa ushaka umukobwa uteye Clever usuti umukobwa ashobora urakabyara uhinguye pe cyangwa byaje usute uteye uti umukobwa w'inzobe nziza yanatirira pana ibikara byirukane ese tonde umurongo n'uwanjye umukobwa mwiza w'inzobe urumva byaba byiza afite mu nda hahoro zero ukuri ako urimo gushigumbwa ibiki cyangwa ubanza ubivuge ngavuga umukobwa mwiza w'inzobe cyangwa se wirabura ariko afite mu maso heza nyine ku buryo mva mu rugo nkana ko nsize umugore nsize madamu byose waje mu kazi hano nari umugore hano akose kandi ndarya n'ahandi ariko sha byawe kandi n'ahandi nayoboye n'ahandi nzajya naho agaka uri n'umuyobozi wa ironese naho nzayobora uri umuyobozi yego kankomeze Clever naguciye mu ijambo ugiye ngo kwivuga ahantu uvuga ati kwa kuri umuntu uvuga ati nitwa kanaka munyobora mu kigo hanaha twibwira ukuntu wakivuga njyewe nitwa Clever Peter ndi umuyobozi urumva urakunda gushyigumbwa shaho ndi umuyobozi wa Charité de Kanogo Ville de Kigali yego niyoboye yego Directeur General hano hantu yapfuye ari usata abanyakaraga we Venda TV kera yaga ngo ikora amakwe kandi nagiye mpatiza mukifotorezamo n'abageni ariko kubera ko ufite kode ntago naguha wowe Clever ntago uzaduha tuzana abageni bacu hano oya we tuganire wica ikiru ufite kode yo kumvuka no kumarabika kunyicira isoko yo gusenya akazi kawe no kusenyera urugo hubu ngiye gushaka urugo nubaka urugo uzayikurusenyera utana baho kunzanya imbere y'abakobwa ngaho tubwire mama umukobwa mwiza ngo uteye neza ufite amataye niwo nkunda abaye afite taye française nabwo nta kibazo babiriraho yego ariko abaye nyine afite amataye mba afite munazero niyo atafite
asa neza nta kibazo, aba yirabura, kwirabura kuba ari igikara, yirabura cyangwa ari inzobe, akongera gukunda inzobe cyane. Yego. None Clever, umukobwa nakubwira ngo nyohereza amafoto yawe kuri telefone, kuri WhatsApp, uzabigenza ute? Nzabigenza nte? Maze umuntu ko nta telefone zihaba. Urakubwiye ngo nyohereza amafoto. Mugo se nta telefone zihari? Ndanayigorega mwana. Akuko numva ese sindi mu kazi. Ndi mu kazi. Nzayigura. Uretse. Nzayigura, sindi Kigali. Uzamuheza n'ugubu ejo nigishira ikiganiro bakavuga ngo turashaka ngo dufate kuri telefone. Mugo telefone. Umva mbabwire. Iyo umuntu arimo kumurabika ngiye mwamwumvise nkamuteze amatwi. Base baje bakakuremera ukagura n'agatelefone. Telefone ze nayo bakugurira. Nzayigora kwa kera ngo nzayigura. Ariko umuntu uvuze ngo telefone ndayimwemereye washobora kuyikoresha. Hari umuntu wanyemereye inkunga ariko arambesha sha nawe n'umugore akagore kunda kumbesha sha. Ahubwo ntago bampiriye nyamara. Ahubwo ntago bijya bampira. Pe. Kambabwiza ukuri. Ikwemereye inkunga. None kosa abantu babayoboye we. Njye ko nta mwanga ahubwo ngenda namukunda. Bo barufara namuvugisha kuki wambesha bamugore. Hari umukobwa mundi kaza wambeshe, ari n'umugore wambeshe wundi yitwa ndera. Uraza kunyaka muri comment zawe. Nose Clever. Benshi bagiye bambeshe. Clever. Hagize urukuremera akagura agatelefone ka smart nibura. Ako itungaceze ntago nyishaka. Itunge gaceze ntago nyishaka. Iki? Gitunge gaceze. Ntago nyishaka. Kurya najya nifata ifoto ngomera gutya se. Agatelefone keza tu. Nibaga kangahe? Nyaka telefone kangahe? Ariko telefone zigura nawe ngiye kubeshya. Ariko ifite ishusho yize. Nyina kurya najya nifata ifoto hano nkeka nyine abantu nyine. Kajya uri kwamamaza jaride yawe. Aka video yi. Kujya ufata tu video. Ukajya erega ufite no kujya mu tuntu hano. Umuntu mama mukorana akajya gufata tu video kujya twereza inshuti zawe. Yego nyine nkeka n'abantu ukuntu nyine bimeze. Guhamagara ngo ufate video. Ukajya ubona kwamamaza. Nimugurire Clever telefone ajya ubona ko yamamariza ibikorwa bye. Siyo Clever? Nijyo cyane. Bakugurire telefone mama. Amafaranga barahorega. Abana bayafite. Clever. Hari ikindi kintu wabwira abantu bawe? Nyecyo mabwiye no kintu shaka umukunzi ariko mwana. Iki? Shaka umukunzi. Umukunzi babyumvise ngo bivuga neza nakuvugira murega ngira menshi byo bihangana. Abanyamakuru nako bose reko mera. Zaka umukobwa uri seri. Ngaho. Mwiza rwose. Ufite gahunda yo kubaka pana yo gukina nanjye. Iyo nazanye gukina nanjye ntago nzayimwemerera. Yego, nzahita nigenda mureke. Yego. Ko mbona umukobwa ufite ubwenge wo gukora ibyiza, Imana izaduha umugisha. Yego. Nta bindi ndenzaho murakoze. Abari bakurikiranye Venda TV manjye kunyara ariko ni migambi ugiye kunyara se Clever mana. Mbaretse. Bawihanganye ngiye gusoza. Reka soza ikiganiro bagiye kunyara. Abari bakurikiranye Venda TV ni migambi wanyu muzi, migambi ugamburiza imigambi y'ababisha, ni migambi urohora abarohamye, ni migambi ukunda abamukunda, ni migambi ubagambira igihe cyose ugambirira kubaha ibyiza, uwanga migambi arakicwa n'isesemi. Clever. Karame. Sindi umuntu mwiza koko? Ukuntu kari ko umuntu mwiza. Sindi umuntu mwiza? Moga kinari. Munkundire Clever, abankunda banankundire Clever. Ako nuje kuntu ko n'abakunda Clever. Bankunde. Clever. Urakabura umwanzi. Chape. Ndagututse. Urakabyara byashinga inyane ebyiri. Sawa.